uko nabikubwiye umuntu wese tugiranye ikiganiro tugira akanya ka challenge. Ngiye kubaza ibibazo bigera kuri 4 hanyuma uraza kunsubiza ubwo n'abadukurikiye babyumvireho. Nta kibazo. Uriteguye? Ikibazo cyane cyane kirabaza ngo ni ikihe gitabo gifite igice kimwe muri Bibiliya? Ni Yuda. Yuda. Abadukurikiye mu muha amanota, ndagira muze kumuha amanota mutwandike muri comment mu muhereza amanota. Udusubije Yuda. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? Bibiliya igizwe n'ibitabo 36. Ibihe? Isezerano rya kera, isezerano rishya, 39, 27. Okay, abadukurikiye baguha amanota kabisa. Baguha amanota. Turacyari mu mwanya wa challenge. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ari ukuri. Ari ukuri. Wabisoma neza cyangwa se washaka kubimenya yajya mu Baheburayo igice 11 umurongo wa mbere akamanuka yasobanukirwa cyane kurushaho. Okay, aracyakomeje ubwo abadukurikiye barabyumva. Nyamuneka ndabasabye rwose pe mwigenda mutamuhaye amanota, mumuha amanota, ndashaka mumuha amanota ndebe bimeze biti. Tuvuye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya kane kirabaza ngo nk'umusomyi wa Bibiliya kirabaza ngo ijambo rivuga ngo Yesu ararira riri mu kihe gitabo? Ijambo rivuga ngo Yesu ararira ari mu gitabo mu bwiza bwanditswe na Yohana 11:35. Okay, baracyaguhereza amanota. Twakomeje n'ikibazo cya nyuma hanyuma tunasoze. Umwanya wagiye wadusize cyane rwose. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo indirimbo zo mu gitabo gizikurikira. Nzikurikira cyane. Ngiye kuririmba agace gatoya hanyuma tubwire iyo ndirimbo ni ya kangahe mu kihe gitabo. Okay, indirimbo iravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Ni ya kangahe iri mu kihe gitabo? Ayizi ni indirimbo isozwa ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga. Ni ya 32 mu ndirimbo z'agakiza. Mu ndirimbo z'agakiza. Mu basore batari gito umwe mu bakristo ba New Jerusalem Kicukiro tugiye kumwakira atangira bibwira then tuganire nawe. Icyo mbararikira no kutavana amaso kuri ekara zanyu, mubane natwe muri kino kiganiro kuko ni ikiganiro cyiza kandi kiri buze kubagira umumaro we wese udukurikiye, cyane cyane wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe mu Rwanda uri mu mahanga, dore ko ntaho tutari ku isi hose. Niba ari bwo bwa mbere rero kora subscribe, kandi niba warayikoze nabwo Imana iguha umugisha, hanyuma twagusaba gusharinga. Reka ndeke kuvuga byinshi ntangire nakira umutumirwa. Watangira wibwira abadukurikiye? Murakoze. Amazina nk'ibisanzwe nitwa Kayitare Raymond. Ndi umukristo uko mwabivuze. Itorero rya New Jerusalem Church. Murakoze. Hanyuma Remo tugwaye kandi kaze nanone. Umunsi ndishimye cyane ko ndi kumwe nawe. Hanyuma tugiye gutanga ikiganiro cyacu nkuko wabibonye. Ikiganiro cyacu kiraza kwibanda cyane ko turi abakristo, turavuga ku buzima bwa gikristo.
Sinzi wenda niba wibuka umunsi wowe nyirizina wakiriyeho Kristo, wakirijwe, mu yandi magambo mbese wakijijwe ryari, niba ubasha kubyibuka? Murakoze kuduha ikaze no kutwakira. Murakoze cyane. Umunsi nakirijweho ntabwo nawibagirwa, kuko niwe munsi nyine natangiriyeho ubundi buzima bushya. Ndawibuka no umwaka, byose ndabyibuka, ariko icy'ingenzi aba ari umwaka. Nakijijwe mu mwaka 2017. Bivuga ngo umaze gukura, ntabwo ukiri umwana. Bivuze ngo mu rugendo rwo gukizwa, urumva ntabwo ari imyaka mike iciyemo, hafi 8, 9. Urugendo rw'agakiza ni rurerure, ntabwo umuntu yaba atarakura, nubwo duhora twiga. Agakiza ni uguhora twiga, umuntu ahura n'ibindi bintu bishyashya bitewe n'aho ugeze. Ubivuze neza, avuga ngo mu gakiza ni uguhora twiga. Ngira ikibazo wenda ngomba kukubazaho, ese mu by'ukuri ukizwa byanga byakunda ufite wakubwirije ubutumwa bwiza hanyuma wemera gukizwa, ni izihe challenge wahuye nazo umaze gukizwa ukavuga ati ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze? Ubundi nicyo gisobanuro cyo gukizwa, hatabayemo challenge nta tandukaniro ririmo mu buzima bw'umukristo n'utari umukristo. Hanyuma n'ibyo nari ndimo nkubwira, umuntu arakizwa akiri umubebe mu gakiza, ahura na challenge nyinshi cyane. Challenge ya mbere yangoye kuruta izindi ni inshuti. Ukimara gukizwa ufite inshuti wari urimo cyangwa se ikigare wari urimo, hanyuma kugira ngo uziyadapte izo nshuti uzireke, ibyo mwakoraga, ibyo mwasabanagamo byose ubihagarike ngo ni ukubera ubukristo, biragora cyane. Indi challenge, kugira ngo abantu bakwakire cyangwa se bakugarurire icyizere bitewe n'ibyo wari urimo. Umuntu aba yumva nyine ukiri wa wundi utarahinduka. Ariko iyo ntabwo igoranye cyane, kuko uko ugenda iminsi ishira, ibihamya birivugira, abantu bagenda bakubona ukundi. Ahubwo challenge yindi niyo kureka ibyaha, nayo ntigoranye. Ukareka nyine ukazinukwa, ukavuga ngo ibi ngibi ndemeye, ndabiretse, mfashe indi nzira itandukanye n'iyo wari urimo. Tukiri aho ngaho, ese nk'umukristo birashoboka ko umukristo yareka icyaha? Birashoboka. Mu buhe buryo? Birashoboka. Ni ukuvuga ngo icyaha kukireka rimwe na rimwe biragora iyo utarafata umwanzuro. Kiraryoha by the way? Kiraryoha. Kukireka biba bigoranye, ariko iyo ufashe umwanzuro, ariko biba bigoranye ko njyewe nk'umuntu cyangwa wowe wakishoboza kureka icyaha. Nicyo bisobanura ubuzima bwa Kristo. Iyo umaze gukizwa, ukemera, ukakira Yesu, hanyuma akagira ibintu ahindura mu mutima wawe, birashoboka ko icyaha ukireka. Nimba bwari ubujura, ukavuga kubera yuko nemeye, hanyuma umwuka wera uza muri wowe, niwe ugenda gusobanurira uburyo icyo wari ugiye gukora atari cyiza. Niba numvishe neza, icyo nkuyemo mu yandi magambo ni uko icyaha kukireka nk'umuntu ntibishoboka, ariko kubera ko wamaze kwakira Imana, Kristo akaba muri wowe, umwuka wera uri muri wowe niwo ugufasha kureka icyaha cyane. Ni ukuvuga ngo nibyo abantu benshi bibesha. Mu buzima busanzwe tugira abantu b'imfura. Kuvuga imfura ni gute? Tugira abantu badashobora kuvuga nabi mu ruhame,
badashobora kwiba, barezwe neza, badashobora gutukana cyangwa se n'ibindi byaha bisanzwe. Hanyuma abo bantu b'imfura batandukanye no kuba umuntu ari umukristo. Impamvu nari nkubwiye ngo umuntu ntiyakishoboza gukora icyaha cyangwa se kukireka, avuge ngo ngiye mfashe umwanzuro, nanjye Raymond mfashe umwanzuro wo kureka icyaha runaka. Turi mu isi irimo byinshi cyane bigoye, kamwe nk'urubyiruko hari byinshi cyane duhura nabyo. Twafata nk'urugero, wenda dufata urugero icyaha cy'ubujura ni urugero. Abajeni benshi, urubyiruko rwinshi baba bataratangira gukora ku mafaranga cyangwa se ngo bikorere babone amafaranga. Icyaha kinini cyane bahura nacyo ni ugufata ibyo batahawe hamwe no kubeshya, kandi ibyo ni byo bujura. Rero ushobora kuvuga ngo urabyishoboza, usanze ikintu kitari icyaho ahantu nko mu rugo. Ni ukuvuga ngo icyaha gitangirira ku kantu gato, si ukuvuga ngo watoboye inzu y'umuntu gusa, si ukuvuga ngo wagiye ufatishikuza umuntu ikintu. Oya, ka kantu gato watangiye mu rugo, ufata akantu k'abandi utagahawe, aho niho ibintu bitangirira. Rero wowe kubyishoboza uri nk'umuntu, ejo usanga wabikoze, ejo ukongera ugasanga wabikoze, kubera yuko nta n'ubushobozi ufite, ntuhembwa, nta mafaranga ubona. Kugira ngo rero uhore usaba ikintu kandi ukibona biragoye. Urugero nari ndi kuguha. Hanyuma iyo wakiriye Yesu, niwe ugushoboza muri kwa kwihangana, kwa gutuza, kumva yuko nubwo nonaha bitameze neza, ejo bizagenda neza. Hanyuma uwo Mwuka Wera niwo uguha gutinya, ukavuga ngo iki kintu si icyanjye, nta mpamvu. Hanyuma tukiri aho ngaho, ndagira ngo wenda n'udukurikiye aze kubasha gusobanukirwa, nk'uko twatangiye tunabivuga, iyo umuntu agenda akizwa, nyine hari urugendo. Ni urugendo, niho umuntu atangira ari umwana, ejo agatera step yo gukambakamba, ejo agatera step yo gukora dede, kwiga kugenda, ejo nyine gutyo gutyo kugeza ubwo ageze wenda ku rugero byibura yumva asa n'ushyitseho. Nimbivuga ko abantu baze kunyumva nabi, kuko mu bo dufatiraho urugero nabo barinze bava mu muriro, bavuga ko bataragera ku rugero rushyitse rwa nyarwo. Buri wese ahora yifuza kugera nyine aho yumva umwami amuhamagarira kugera. So hari bamwe nyine bumva ko icyaha ni ugusambana, icyaha ni ukunywa itabi, ni ukunywa inzoga, icyaha ni ukwitiza ikintu cy'undi, cyangwa se no kwiba, tubivuge mu buryo bwabyo, ni ukwiba ikintu cy'undi. Ariko se koko ibyaha cyangwa se icyaha ni aho ngaho kigarukira gusa? Murakoze. Ntabwo ari uko ngewe mbitekereza, wenda n'undi yabitekereza ukundi kuntu. Ariko icyaha nubwo ibyo byose bibaho, hakabaho kwiba, hakabaho ubusambanyi n'ibindi byose bigaragarira amaso y'abantu, ariko icyaha bwa mbere na mbere gihera mu mutima. Ni ukuvuga ngo icyaha cyo mu mutima, abantu benshi cyangwa se abakristo benshi, ikintu kitugusha si ibyo ngibyo dukora twihishe cyane, cyangwa se byakanga byakunda, igihe kiragera abantu bakabona koko ko icyo cyaha kirimo. Ariko icyaha kigoranye ni cya kindi uzi mu mutima wawe, abandi batazi, kimwe wihisha mu cyumba n'umuntu akaba atakureba. Ndakunda kubwira abantu, ubuzima twagakwiye kubamo ubundi nk'abakristo, umukristo ukijijwe neza yagakwiye kubaho nk'aho ahora ahanzwe amaso na kamera, kuko umuntu uhora uhanzwe amaso na kamera, abantu bose bamureba, ubu ngubu agira ukuntu yitwara.
hari imico agaragaza ubona ko koko abizi ko abantu bamureba. Ubwo niko abakristo benshi muri iki gihe bameze. Hanyuma icyo cyaha kiva mu mutima nicyo cyaha kibi. Kimwe watekerereje mu mutima abantu batazi nicyo kimunga umutima, rero kikagenda gisakara mu mutima hagakururaho n'ibindi. Mu by'ukuri navuga ngo nyine umaze gutera intambwe, n'abadukurikira barimo barabyumva, urimo uragenda usatira abandi twahoze tuvuga mbere hejuru. Hanyuma Remo, uyu munsi twagiye umugisha nyine kuba tugufite hano kuri kamera za Zemuke TV, nacyo dushaka kugira ngo n'abadukurikiye uyu munsi bagire icyo bunguka. Birashoboka ko mu badukurikiye harimo abakiri mu rugendo rwo gukizwa cyangwa se bakiri kurwana kugira ngo binjire mu mubare wo gukizwa. Ndagira nkwibarize wenda iki kibazo ni iki wowe ku bwawe, nyine hari ubuzima wari ubayemo utarakizwa, hari n'ubuzima urimo uyu munsi umaze gukizwa. Igihe watangiye, igihe wakiriye Kristo, hari ubundi buzima nyine watangiye kubamo. Ni ikihe kintu cyiza waba warabonye muri ubwo buzima nyine bwo kwakira Kristo gituma uyu munsi uvuga ngo kuva nakumenya Kristo ni mpaka nyine nzahora nkwamamaza cyangwa se nzahora nkubwira n'abatakuzi? Biragoye kuba wenda navuga kimwe, birahari byinshi. Kuko kumenya Kristo, abantu bazi ko umuntu abatizwa akajya mu mazi bikarangirira aho ngaho, bakaba bazi ko aribwo umuntu atangiye kuba umukristo. Ariko umunsi wa mbere nyine ngewe tuvuye ko umuntu ajya mu mazi akabatizwa agahinduka, umunsi wa mbere namenye ko mfite Kristo muri njye, ni umunsi nakoze icyaha nkicira urubanza, nkavuga ngo ubu ngubwo nahemutse. Hanyuma ikintu cy'ingenzi nakuye mu gakiza ni umunezero. Umunezero uterwa n'iki? Ubuzima butarimo icyaha, ubuzima butarimo urwikekwe, mbese urwikekwe, n'ubuzima bunezeza cyane kandi burimo ubunyangamugayo. Ikindi kintu nakuyemo ni disipurine. Mu gakiza habamo disipurine ishingiye ku rugero urwo ari rwo rwose, uhereye ku mwana mutoya ukageza ku bantu bose uzi, abasaza, utavuze ngo biragenda gute. Mu gakiza habamo disipurine ikomeye cyane. ngira ngo abadukurikiye bo sinzi nyine komandere, ariko batubwire ko bari kubyumva. Nyamuneka mutubwire uko muri kubyumva muri commentaire, mutwandikire mutubwire uko bimeze. Mu by'ukuri ni umugisha ukomeye nk'uko nakomeje kubivuga. Hanyuma wenda tukiri aho ngaho tutarajya kure cyane, tubahishiye byinshi, ariko ndashaka noneho wenda use nk'uduhaho nk'ubuhamya bwawe nyine, byibura uvuga, mbese utubwire mbere y'uko ukizwa ni nk'ibihe bintu ushobora kuba wibuka muri wowe nyine waba byibura warigeze gukora, ukumva ibyo bintu nyine uyu munsi nk'umukristo ukumva biguteye isoni kuba wabikora. Mbere y'uko nyizwa ntabwo navuga wenda ko ubuzima bwanjye bwari bwiza cyane, bitewe y'uko nari naramenye Imana. Bishobora kuba bigaragarira amaso y'abantu, nari mutoya gusa nari nzi ikibi n'ikiza. Sinzi ko hari icyaha cyiza kibaho. Ntacyo rwose, icyaha ni icyaha. Icyaha ni icyaha. Gusa mbere yo gukizwa hari byinshi nakoraga nanjye ubwanjye bitanezezaga. Hari igihe ubuzima umuntu aba abayemo, ukuvuga ngo iyo umuntu, natangiye nkubwira ko challenge ya mbere igora ni ukureka inshuti. Iyo uri mu nshuti
inzoga, haba harimo ibintu byinshi, amatiku, ni ukuvuga ngo ntabwo uba uri stable. Ariko ikintu cya mbere, ubu ngubu nshobora kuba mpamya neza, ubuzima butarimo kunywa inzoga ni ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza. Hanyuma turacyakomeje ikiganiro, ndagira ngo nkubaze uyu munsi wa none abatari babizi babyumvire ko ndavuga abadukurikiye, nk'umukinnyi wa football, uburyo gukina no gukizwa, sometime kujya kuri church, kujya guterana, ibyo bintu ubasha kubihuza gute? Ubundi agakiza, amagambo makeya, agakiza ni intego. Iyo wakijijwe, ugakizwa atari ukuvuga ngo ni uko ari Nelson wanjyanye ku rusengero, ntazajya ahora ambwira tuzajya tugenda, atambwiye ndabireka. Ni ukuvuga ngo iyo Kristo yageze muri wowe, ukamenya n'ibyo yahinduye mu buzima bwawe bwinshi. Muri football nayo ni intego, ukavuga ngo hariho impano ushobora kuba ufite, hanyuma urayihuza gute no gusenga, agakiza. Abantu benshi bibeshya yuko abantu bashobora kubaho ngo muri football ntabwo wakizwa, muri football ntabwo wakiranuka, gusa birashoboka. Njya numva abantu benshi babivuga, byaye umwana sinamujyana muri football, kubera yuko abantu benshi bumva yuko harimo ibibi. Yego nibyo, gusa nk'umukristo ahantu hose uhasanga ibigeragezo, gusa birashoboka ko umuntu asenga anakina, kandi bikagenda neza, ukirinda icyaha gisa nacyo n'igisa nacyo byose. Tukiri aho ngaho, mbonera nko kubaza n'iki kibazo, mu by'ukuri nyine nkanjye nk'umunyamakuru njya nkunda kubyumva kenshi, gusa wenda sindabasha kubyinjiramo ngo mbashe kumenya koko nibyo cyangwa se sibyo, ariko uyu munsi namahirwe ko ndi kumwe nawe uramfasha kubisobanukirwa. Nagiye numva kenshi mu batangazamakuru cyane cyane wenda bijyanye na siporo, bavuga ko muri football habamo amarozi, abakoci, abakinnyi bizerera mu marozi. Nkawe nk'umukinnyi, first of all ubundi abanza tubwire koko ese ibyo bintu birahaba muri football bibamo, cyangwa ni amagambo y'abantu gusa? Muri football ibintu bijyanye n'amarozi cyangwa se imyuka mibi, sinabihakana ko bitabamo. Sinabihakana ko bitabamo. Hanyuma nkawe nk'umukristo, ni gute ushobora guhuza ibyo bintu ukamenya ngo urumva niba ushobora kuba kumwe n'abantu, wenda ntago tuvuze ko ikipe yawe ari ibifite, ariko ubwo niba muri football bibamo byanga bikunde ko haba harimo n'abandi bashobora gukoresha iyo myuka mibi, ni gute ushobora guhuza icyo kintu, kumva ko wowe uri umukristo ariko ubana n'abantu bakoresha wenda iyo myuka? Ubihuza gute? Ni gute mu mibanire yawe nabo? Ese ntabwo ushobora kugushyiraho limite yo kuba wabana nabo, cyangwa se bikagusunikira kumva nyine kuba utakorana nabo? Ubundi ikintu cya mbere nk'uko nabikubwiye, ubukristo ni intego, kandi iyo umuntu ari umukristo, hari ijambo tugira muri Bible rivuga ngo guhishurirwa amagambo y'Imana, kuzana umucyo, kugaha abantu barabaswe ubwenge. Biba muri Zaburi 119:130. Ni ukuvuga ngo iyo umaze guhishurirwa amagambo y'Imana, uba umucyo. Rero mu kumenya gutwara ibyo bintu byose, nubwo akenshi cyane ntabwo ari bose bahura nabyo, ariko ahantu hose uri nk'umukristo uba umucyo.
Sinekereza yuko umuntu abona imyitwarire yawe, abona ubuhamya bwawe yakujyana muri iyo myuka mibi. Hanyuma iyo umaze kumenya Kristo nk'uko nabikubwiye, umuntu wari umuswa agahinduka umunyabwenge. Hanyuma iyo ufite ubwenge bwo muri Kristo, umenya uko witwara muri abo bantu, ukamenya uko ugenda kandi ukabicamo neza. Hanyuma iyo ugize amahirwe hamwe no gusenga no kwiginga Imana, barahinduka, bagakizwa, bakamenya Imana. Kimwe nta byiza biri muri ibyo bintu, nta cyiza kiri muri ibyo bintu, nta nuko nguko. Urakoze cyane. Mu by'ukuri hari ikintu watangira utubwira kare, utubwira ko mu bintu muri challenge zimwe zagiye zikugora kurekana n'inshuti cyangwa se n'ikigare. Ariko ndagira nkubaze, mu by'ukuri bitubwiye wenda abadukurikiye bashobora kuba batasobanukiwe neza mu gutandukana kwawe nabo. Mu gutandukana kwawe nabo, ese ubundi mwaratandukanye cyangwa mwarakomezanyije ahubwo ugenda ubahindura? Ni ukuvuga ngo biragoye ko abantu bose bahindukira rimwe. Yego. Abashobotse ugenda ubaganiriza, ukagira abahinduka, ariko harimo n'abadahinduka. Ubwo mu yandi magambo, bamwe barahindutse abandi ntibarahinduka, baracyari aho. Abatarahindutse se warabataye cyangwa muracyari kumwe uracyabigisha? Ntabwo umuntu ata inshuti, ntabwo umuntu ata inshuti, ariko biragoye ko abantu bose bakumvira rimwe. Uravuze ngo ntabwo umuntu ata inshuti, hanyuma nkibaza, abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo umuntu utamuhinduye araguhindura. Kandi utubwiye neza ko hari abahindutse, hari n'abatarahinduka, ariko kandi mu bundi buryo nyine ntabwo ugomba kubata. None uyu munsi wa none ntibishoboka ko bashobora kuba baguhindura mu gihe utarabahindura? Ntabwo bishoboka, sinzi ko biragoye, kuko tuba dusa nkaho biba biri different. Kuko ntabwo utuvugana nshobora kugupangira mu rugero kandi zanjye z'umunsi, ugasanga nawe nta hantu zihuriye n'izo afite wa muntu utarakizwa. Icyo ukora, ntabwo inshuti zibura ibizihuza, ibirori, ibintu bitandukanye, cyangwa se mukanavugana. Muri uwo mwanya wose umuhereza, wirinda kumuhereza umwanya upfusa cyangwa se ngo mutandukane atabonye koko ko wahindutse, atabonye koko ko Kristo yaguhinduye. Nicyo kintu cy'ingenzi. Naho ubundi kwifata ngo uretse inshuti uraziye, Bibiliya ivuga ngo turi umucyo w'isi. Ngo ese tubaye dukayutse nta kintu twaba tukimaze. Ni ukuvuga ngo abo bavandimwe, izo nshuti zikeneye abantu bazibwira Yesu, zikeneye abantu bazihumuriza. Kimwe nuko nta muntu ukunda icyaha, nta muntu ukunda icyaha ubaho, ahubwo abantu babyisangamo. Hanyuma rero umwanya muto ushobora guhereza izo nshuti, ugaragaza akamaro kawe. Rero nimba ushobora kwifata tukaganira iminota 30 turaganira kuri Yesu, mbizi yuko utarahinduka. Ariko icy'ingenzi ni uko nazo iyo zimaze kubona ko wakijijwe, ziragutinya. Hari ibintu ziba zitakora imbere yawe, hari ibintu ziba zitavuga, hari ibintu zitangira kutaba open kuri wowe. Rero ugahera kuri ibyo ngibyo ubabwira ibyiza byo gukizwa no kureka ibyaha. Mu by'ukuri hari ukuntu nagusubiza nyine ukumva aguhaye, navuga ngo gushyireho umupaka, ariko ndibaza ko abadukurikiye nyine bariho bararyoherwa
n'ikiganiro cya none. Urugendo rwo gukizwa rwo ni rurerure cyane, ni rurerure, yaba abatubanjije mu gakiza ntawe ndumva nyine uvuga ngo narashyitse, narashyitse aho ngeze ndizera ko nyine byararangiye. Israel Mbonyi yararirimbye ngo umusirikare nyine ngo niwe utajya uva ku rugamba, mbese mu yandi magambo ahora yambaye umwambaro nyine w'urugamba, ntajya awukuramo. Bisobanuye ko nyine umukristo ahora mu ntambara. So nyuma umaze kwakira agakiza hari challenge wahuye nazo, hari n'ubuzima nyine wagiye uhura nabwo, ariko uyu munsi wa none nk'umuntu wakiriye Kristo umaze imyaka 8 akijijwe, ni ubuhe buryo cyangwa se mu mibereho yawe, mu mibanire yawe n'abantu bose, n'iki kintu ubona cyangwa se n'uhe musaruro ubona bikuzanira? Umusaruro wa mbere ni ukuba inshuti n'Imana. Kandi iyo ubaye inshuti n'Imana ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe umuntu iyo muri inshuti hari ibintu atakwima. Iyo dusenga turasaba tugahabwa, niyo musaruro wa mbere. no muri Bibiliya birimo, nta kintu cya mbere Salomo niho wabivuze, aravuga ngo hari ibintu bibiri bya mbere binezeza. Aravuga ngo icya mbere ni igihe umuntu yakoze agahembwa n'imirimo y'amaboko ye. Ukuvuga ngo njyewe nimba nakoze bizi ko navunitse nkahembwa, nibyo bintu bya mbere binezeza umuntu adaciye ku ruhande. Icya kabiri ni igihe umwinginzi cyangwa se umunyamasengesho yasubijwe amasengesho ye, binezeza umunyamasengesho, binezeza umwinginzi. Rero iyo dusenze, nanjye iyo nsenze nkasubizwa, nicyo kintu cya mbere kinezeza. Mu by'ukuri urimo urasubizanya ubwenge kandi ni byiza cyane. Kumenya Imana byo nyine iyo tubyinjiyemo, nanjye arigene bagirwa kundi nyamakuru ugasanga kubera gufashwa ndimo natangira kujya hejuru yabyo, cyangwa se ndimo ndinjiramo neza, ariko mu by'ukuri kumenya Imana ho ni umumaro ukomeye cyane. Hanyuma uyu munsi wa none nk'umuntu wakijijwe, mu yandi magambo uri inyungu muri sosiyete, uri n'inyungu ku gihugu. Nk'umuntu wakijijwe uyu munsi wa none, nihe nama wagira urubyiruko bagenzi bacu bakiri aho ngaho nyine batarakizwa? Hari abantu benshi usanga nyine ubwira ngo ukizwa, akavuga ngo nzaba nkizwa, ukamubwiriza avuga ndeka ntabwo igihe kirangiye kiragera nzaba nkizwa, ariko mu by'ukuri nyine abahanga bavuga ko ejo ntihabaho. Uyu munsi niwo munsi wawe, iby'ejo nyine ntabwo ubizi. Na Bibiliya bivuga nyine iby'uyu munsi nyine nibyo tugomba kubona nk'ibihari, iby'ejo nyine ntabwo tubizi, bizwi n'Imana. Nihe nama wagira abantu bafite bene iyo mitima yo kumva ngo nzakizwa ejo, nzakizwa ejo, cyangwa nzakizwa ikindi gihe? Murakoze. Ni byiza, inama ntabwo yabura. Ikintu kimwe cyo nabwira buri muntu wese ushobora kuba dukurikiye nonaha aka kanya, n'ubasha kureba ino video atarakizwa, nuko bimushobokeye afashe akanya akitekerezaho, yahinduka. Nta cyiza kiba mu byaha. Urubyiruko runyumva, yaba ababyeyi, abasaza, nta kintu cyiza nabonye mu myaka yanjye mfite, nubwo atari myinshi, nko gukorera Imana. Iyo umuntu yakijijwe akareka ingeso mbi yari arimo, agahinduka, akavuga ngo ngewe ndemeye gukurikira Imana, ndemeye kureka ingeso mbi zose nari ndimo. Rero
abantu bose badukurikiye, bibaye byiza uno munsi wafata umwanzuro. Mu gukorera Imana harimo umugisha, gukorera Imana harimo ubundi ikintu cya mbere kinezeza umukristo niyo afitanye ubusabane n'Imana. Nicyo kintu cya mbere kinezeza umukristo. Rero urubyiruko badukurikiye, abajya bakunda kujya ku mashusho media bakoresha imbuga zitandukanye, urebye ino video ndagushishikariza kugira amatsiko ukavuga ngo muri Kristo harimo iki. Rero nabagira inama yo gukizwa, kureka ibyaha, ibiyobyabwenge, nta cyiza kibirimo, kandi harimo umugisha mu Mana, harimo umugisha cyane. Harimo umugisha ndetse cyane, birenze nuko abantu babitekereza cyane. Nk'uko bivuze, ikintu cya mbere, gukizwa bitanga amahoro mu mutima, bitanga amahoro mu mutima. Mbese nyine hari ibintu umuntu aba atakirarikira kuko aba yamaze guhinduka. Hanyuma reka tugenda tugana ku musozo, ariko twaguteguriye n'amazi. Nakuvugishije cyane, wagira no kunywa ku mazi. Wasoma ku mazi, then ubone naho tukinjira mu kanya ka challenge, akantu gato cyane. Ntabwo twiga tujya twemera ko umuntu agenda gutyo gusa, tugomba gukora aga challenge gatoya karibuze gutuma abadukurikiye benjoyinga ikiganiro. Reka noneho twinjire mu mwanya wa challenge mbere yuko dusoza. Nk'uko nabikubwiye, umuntu wese tugiranye ikiganiro tugira akanya ka challenge. Ngiye kubaza ibibazo bigera kuri 4, hanyuma uraza kunsubiza, ubwo n'abadukurikiye babyumvireho. Nta kibazo. Uriteguye? Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ni ikihe gitabo gifite igice kimwe muri Bibiliya? Ni Yuda. Yuda. Abadukurikiye mumuha amanota, ndagira muze kumuha amanota, mutwandike muri comment, mumuhereza amanota. Udusubije Yuda. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Ibihe? Isezerano rya kera, isezerano rishya, 39, 27. Okay, abadukurikiye baguha amanota kabisa, baguha amanota. Turacyari mu mwanya wa challenge. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ari ukuri. Ababisoma neza cyangwa se bashaka kubimenya, yajya mu Baheburayo igice 11 umurongo wa 1 akamanuka, yasobanukirwa cyane kurushaho. Okay, turacyakomeje. Ubwo abadukurikiye barabyumva, nyamuneka ndabasabye rwose pe, mwigenda mutamuhaye amanota, mumuha amanota. Ndashaka mumuha amanota ndebe bimeze biti. Tuvuye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya 4 kirabaza ngo nk'umusomyi wa Bibiliya, kirabaza ngo ijambo rivuga ngo Yesu ararira riri mu kihe gitabo? Ijambo rivuga ngo Yesu ararira ari mu gitabo Ubwiza bwanditswe na Yohana 11:35. Okay, baracyaguhereza amanota. Twakomeje n'ikibazo cya nyuma, hanyuma tunasoze. Umwanya wagiye wadusize cyane rwose. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo indirimbo zo mu gitabo gizikurikira. Nzikurikira cyane. Ngiye kuririmba agace gatoya, hanyuma utubwire iyo ndirimbo ni ya kangahe mu kihe gitabo. Okay, indirimbo iravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu
agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Ni iya kangahe? Iri mu kihe gitabo? Ayizi ni indirimbo isozwa ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga. Ni iya 62 mu ndirimbo z'agakiza. Mu ndirimbo z'agakiza. Okay. Abadukurikiye niba bari buze kubwira niba babikoze cyangwa niba babyishe, reka ngushimire, wakoze cyane kubana nanjye, ariko ntago nakemera ko dutandukana tutabanje ngo tunasenge, dusengere n'abadukurikiye tubahesha umugisha. Reka rero n'ubundi mikoro rwose iracyari yawe, udusengere dusoza, hanyuma Imana iguhe umugisha. Sawa, Imana ibahe umugisha namwe kudutumira, ni iby'agaciro kubana namwe dusakaza ubutumwa bwiza. Hanyuma reka dusenge twiragiza Imana kugira ngo n'abantu bose bazakurikira kino kiganiro nibacyumva bazagire guhinduka muri bo kandi bagire icyo bigiramo. Imana tugenderere. Reka dusenge. Yego. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri umwami kandi kugira neza, tugushimiye ko wabashije kubana natwe muri kino kiganiro. Nsabira umugisha Mwami Imana aba bene data babashije kudutumira, reka ubahereze umugisha data, ubahereze umugisha igikorwa cyiza cyo gusakaza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bose bari ahantu hatandukanye mu mahanga babashe kugerwaho n'ubutumwa bwiza, bamenye Kristo mu mitima yabo. Ndakwinginze ngo Mwami, nibigarukira ahangaha na wa wundi uryamye mu cyumba, na wa wundi uri mu kazi, bimugereho abashe guhinduka kandi afata umwanzuro muri we. Reka duhereze umugisha twese muri rusange, kandi Mwami Imana ukomeze kunezeza imitima yacu, dukomeze kubona abantu bakizwa, abantu bahinduka, kandi ukomeze kutugirira neza mu buzima busanzwe. Ubwo tuzabana nawe mu bwami bw'ijuru, tuzashima izina ryawe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, tuzasubira ubutaha. Murakoze, nawe Imana ibahe umugisha.